Reka ntangire mbasuhuza kandi mbaha ikaze kuri uyu muyoboro nanone. Uyu munsi turaganira ku bintu bibiri. Icya mbere tugiye kuvugaho ni intaho z'inyamaswa. Icya kabiri ni ubwinshi bw'inyamaswa n'ibintu. Ngiyi impamvu ndi hano rero nk'inguri y'umugwegwe. Wiba intati utavaho ntenguha ukahansiga. Reka rero twanzikane n'intaho z'inyamaswa. Burya mu Kinyarwanda hari amazina yihariye yagenewe ahantu inyamaswa ziba cyangwa zitaha. Imiswa, intozi n'izindi nigwahabiri ziba mu butaka zitaha mu migina. Ubwiyo ari umwe tuwita umugina. Imbeba ziba mu miheno. Iyo ari umwe ni umuheno. Inzoka zitaha mu myobo. Ariko hari n'izindi ziba mu biti n'ibihuru ahantu hatandukanye, cyane cyane mu mashyamba. Ifuku itaha mu mwobo. Inyoni zitaha mu byari, by'umwihariko izifite amagi cyangwa udushwi. Inzuki zitaha mu mizinga. Ubwo turavuga umuzinga w'inzuki mu gihe ari umwe, cyangwa imizinga yari myinshi. Ibi ariko ntibikuyeho ko hari izindi zitororwa zibera mu myobo cyangwa ku mashami y'ibiti ahantu mu mashyamba. Inguge ziba mu biti. Intare zigira intaho zitandukanye. Zikunda kuba ziri mu mikenke, mu biti cyangwa ziryamye munsi y'ibiti. Aho zihaba bitewe n'uko hazorohereza kubona umuhigo. By'umwihariko ariko usanga izi ngore zitegura kugira ibibwana zikunda kuba mu masenga. Iyi mibereho y'intare ziyihuriyeho n'ingwe, kuko nazo ukunda gusanga ziba hafi y'intare. Impyisi, imbwebwe ndetse n'izindi ndyanyama zo ku gasozi no mu mashyamba zibera mu masenga. Iyo ari imwe tuvuga ko ari isenga. Ikinyogote gitaha mu mwobo. Tuvuze gato ku nyamaswa zo mu rugo, inka, ihene n'intama bitaha mu biraro. By'umwihariko inyana ziba mu ruhongore. Ikiraro cy'inyana cyitwa uruhongore. Ingurube ishobora kuba mu kiraro cyangwa ikibuti bitewe n'uko cyubatswe. Inkwavu ziba mu kibuti. Inkoko nazo nuko ziba mu kibuti.
ariko by'umwihariko inkokokazi iri mu magi iba mu cyogo cyangwa icyari, byaterwa n'uko aho mubyita. Reka noneho tuvuge ku bwinshi bw'inyamaswa n'ibintu. Hari ubwinshi bw'inyamaswa n'ibintu bifite amazina yihariye mu Kinyarwanda. Inka zirenze 8 zitwa ishyo cyangwa se amashyo, ubwo aho ngaho ni mu bwinshi. Hari umukumbi w'ihene iyo zirenze 8. Ijambo umukumbi nanone rikoreshwa ku ntama, umukumbi w'intama. Gusa ntabwo turikoresha ku ngurube, ahubwo tuvuga umugana w'ingurube. Hari nanone umukeno w'imbwa, dutandukanye umukeno n'igobe. Dukunda kuvuga igobe mu gihe ziri mu gakungu zisenzanya. Hari ikiguri cy'intozi. Ubwinshi bw'inzuki ziri hamwe zibumbiye hamwe bwitwa irumbo. Turavuga ngo irumbo ry'inzuki. Hari uruhuri rw'inyoni, cyane cyane inyoni nto cyangwa ibiguruka muri rusange. Hari amashyi y'urufaya. Tukavuga nanone impundu z'urwagana, mu gihe amabuye ari hamwe tuyita ikirundo. Nizeye neza ko iki kiganiro kigufashije, cyane cyane wowe ukiri muto cyangwa umunyeshuri utarumenyereye bene izi mvugo. Nako nkubwira ko tuzongera ubutaha ikindi kiganiro ndimo mbategurira. Reka mbashimire nanone.